icyo gihe nari bodyguard wa Rwigema tuza ku itariki ya 2 mu gitondo kuko afande yabibabwiye mu gitondo exfare iza mu gitondo imenye ko twahateye ku itariki ya mbere yaraje ijya ahantu hitwa Nyabwishongwizi kuko bumvaga ko turi hano turi hari abasirikare bateze abari buze. Red Fred twatangiye kuzamuka inyuma y'umusozi, urabona ko ari agasozi kariho uduti ariko icyo gihe ntago hari ibiti, ariko nimureba neza murabona agati gasa na kunamye kameze gasa na gafite ibintu by'ibishami byinshi. Hari hari ibuye hari ya ejo hari arenzi ko turi bugereyo. Turazamuka twe twazamuka inyuma y'uriya musozi, turazamuka tuze hejuru hari atubwira ati ntago ndi bugume hano kuko urabona hasi, ati kange hejuru ahantu hirengeye dushoboye gucommunicatinga, kuyobora urugamba ari abari iburyo bwanjye n'ibumoso bikurikirane neza. Tugitunguka hejuru hariya twari abasirikare bake, twari nka 6 twari kumwe nawe, abandi bose bari hano hasi. Urabona kuva hano kugera hano hatunguka imodoka y'ijipe. Abantu wenda babaye mu Rwanda murazizi exfare imodoka bagenderagaho z'amajipe zagiraga imbunda hejuru. Imbunda igeze hano yarashe nk'amasasu nka 6. Mbese ni ugukoramo gutya rimwe, abari hano bahita bayirasa, ariko muri ayo masasu niho havuye rimwe rifata leta byamufashe ku masoso hano hejuru. Itunguka inyuma nuko uko byagenze, tuguma aho ngaho hejuru aho ngaho tumara n'umwanya. Mu by'ukuri yaravuze ngo ndarashwe, nta rindi jambo yongeye. Ngiye wabwira nari kumwe nawe, yari yarwanye intambara nyinshi, ni nkuko wambaza ngo kuki wowe uriho, kuko nazanye n'abantu. Bamwe bafashe icyemezo cyo kwitanga ngo bagobotore igihugu cyabo mu ngoyi z'ubutegetsi bubi bwariho. Ntabwo rwari urugendo rworoshye kuko rwatangiye mu mwaka w'1990 ndetse kubw'ibyago Fred Gisa Rwigema wari uyoboye urugamba aza guhita araswa ndetse ahasiga ubuzima. Abari kumwe nawe icyo gihe ku rugamba hano barabidusobanurira uko byari bimeze. Urutse inyuma yanjye no hepfo yanyu hari umugezi haryo unapata chakula utarifanya kazi sawa. Sasa mbona mmekaa kama nani hamuyimbe weka nyimbo sasa. Bamwe biyemeje gusiga imiryango yabo ndetse bajya ku rugamba bakiri bato, abandi basiga amashuri. Perezida Kagame niwe waje gusimbura Fred Gisa Rwigema maze ayobora urugamba kugeza banarutsinze. Kuva ubwo inkotanyi zibohora igihugu zityo. Haba kwizuba ry'impeshyi cyangwa mu mvura y'amahindu, haba n'inzara n'inyota, inkotanyi turakomeza. Uyu munsi kuri iyi tariki nk'iyi ngiyi igeze, benshi muganira bariho muri icyo gihe bakubwira ko yari intangiriro yo kugira ngo uyu munsi urubyiruko ruriho ruzabeho nyuma y'uru rugamba, rubeho neza, ntiruzarangwe n'ibibi byatanyaga abanyarwanda byahozeho mbere y'uko uru rugamba ruba. Iyo urebye kandi ukagereranya mbere y'uru rugamba ndetse na nyuma yarwo, usanga hari intambwe nini imaze guterwa mu bice bitandukanye, yaba mu bukungu, amajyambere, uburezi ndetse n'ubumwe n'ubwiyunge, yewe udasize n'ibindi byinshi. Ngaya amwe mu mateka y'urugamba rwo kubohora igihugu. Bavuza impundu